twakiriye mwebwe mwese abakristo bamaze kugera hano bo muri paruwasi ya Gasave, baba Batsinda, Bagiheka ndetse n'abandi Gasave n'ahandi hatandukanye. Twakiriye kandi abashyitsi baturutse ahantu hatandukanye. Twakiriye umuryango mwese, mukomeze gukomera kandi Imana ibe mu ruhande rwanyu. Twakiriye abavugabutumwa, twakiriye abapasiteri, abashumba baturutse ahantu hatandukanye, mwaje kudutabara mwese. Imana ibahe umugisha. By'umwihariko twakira umushumba w'itorero rya paruwasi ya Muhondo ndetse n'uwaturutse muri Nyagatare. Imana ibahe umugisha, nawe n'umuvandimwe hano hafi. Kandi twakira umushumba wacu wa paruwasi ya Gasave. Mwese mwimbe mwikaze, abari hano bose aho muturutse muhatandukanye, mwese turabakiriye. Baririmbyi, Imana mwese ibahe umugisha. Mwese Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo munyemerere uyu mwanya tugezemo, mbasabe tuhaguruke mu myanya yacu, twongere twibuke, twongere duha agaciro, twongere tuzirikane umubyeyi wacu udashobora kuzatuva mu mitima, ariko kandi Imana yishubije ikaba yaramucyuye ategereje hamwe n'abera bose. Dufate umunota umwe tumwibuke. Murakoze cyane. Tugihagaze ndagira ngo nsabe umushumba Berikari yegereye ino asenga Imana, azane n'umushumba wa paruwasi ya Gasave asenga Imana. Namara gusenga Imana turahita twumva ijambo ry'Imana. Tugihagaze twese n'ubundi asenga Imana muri uyu mwanya. 13 akavuga ngo bose bakwe bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiraga biri kure cyane, bakabyishimira bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Abavuga batyo baberekana yuko bashaka gakondo. Iyo baba barakumbuye, iyo bavuyemo baba barabonye uburyo bwo gusubirayo, ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ariyo yo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 7 turasoma umurongo wa 2 turi ku murongo wa 2. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umurongo wa 2 tugeze ku wa 5, hari amagambo avuga ngo, aramusubiza ati, yemwe bene data kandi ba data, nimwumve Imana y'icyubahiro yabonekeye sokuruza Aburahamu ari i Mesopotamiya ataratura i Harani. Iramubwira ati, va mu gihugu cyanyu no muri bene wanyu uje mu gihugu nzakwereka. Maze ava mu gihugu cy'Abakaludaya atura i Harani. Se amaze gupfa, Imana iramwimura imuzana muri iki gihugu ari cyo mugituyemo na bugingo n'ubu, ariko ntiyamuhayeho ikibanza naho haba aho gukandagiza ikirenge. Itangiriro ariho tuzagusoreza 23 umurongo umwe gusa, umurongo wa 4 w'igitabo cy'Itangiriro, cyangwa duhereye ku murongo wa mbere ntacyo byaba bitwaye. Igitabo cy'Itangiriro igice cya 23 kaduhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4. Haravuze ngo Sara yarama imyaka 127. Iyo niyo myaka Sara yaramye. Sara apfira i Kiriyati Aruba ariho Heburoni.
mwumve umupfu wanjye mwivane mu maso. Amen. Uyu ni umunsi biba bigoye kugira icyo tuvuga, ariko kandi nk'abamenye Imana ntabwo twabura icyo tuvuga. Igihe cyose ijuru, imvugo y'ijuru izitandukana n'imvugo yacu y'ahangaha mu isi. Ijuru riza rivuga ngo uyu munsi uraruta umunsi wo kuvuka. Wavuga ngo umunsi wo gupfa uruta umunsi wo kuvuka muri iyi si ntawakumva, ahubwo yakuvuga kandi akaguseka. Bibiliya kandi ikavuga ngo aho kuja mu nzu irimo ibirori wajya mu nzu irimo ikiriyo, irimo amarira. Imvugo y'ijuru izitandukana n'imvugo yo mu isi. Uyu munsi kuvuga ngo ni umunsi mukuru wa mushiki wacu wa Serafina ntabwo byumvikana, ariko kandi iyo tuje amateka y'abantu bavuga ko hari iminsi 3 mikuru: umunsi wo kuvuka, umunsi wo gushingirwa n'umunsi wo gupfa. Biragaragara kuko mushiki wacu iminsi 3 iyi minsi ayibayemo, arayujuje kandi ibyo yaragomba gukora arabikoze. Tuba dufite umwanya mutoya, ariko kandi reka mbasabe mwese kano kanya tugerageze kubana muri uyu mwanya muto w'ijambo ry'Imana. Aya magambo ageze iminsi mwari nasoma. Ejo nari kumbwira abantu hanga amateraniro, ndababwira ngo mu rugendo rw'abashiki bacu hari icyo Imana yashatse kutwigisha mu buryo bukomeye. Nafashe umwanya uhagije wo gutekereza ku rugendo rwabo, kuramo isomo rikomeye. Abo twabanye ejo murabyumva ibyo ndimo mvuga. Hari icyo Imana izi ikora kugira ngo twigishe. Ikintu cyose Imana ikoze haba hari isomo ishaka kutwigisha. Mu masomo nakuye mu rugendo rw'abashiki bacu twabuze muri iyi minsi muri Paruwasi ya Gasave, nakuyemo isomo cyane ntari narize cyane mu dimetereza. Nakuyemo isomo ritwereka kuko hano mu isi nta gakondo tubafite. Hano mu isi turi abashyitsi, hano mu isi turi abagenzi, uko byamera kose. Bibiliya yavuze ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagaye mu gihugu atarazi. Aburahamu arutuye mu gihugu cyabo, mu gihugu cy'abase n'abasekuruza n'imiryango. Va mu gihugu cyanyu, siga umuryango wanyu, siga bene ugende ujye mu gihugu ngiye kukwereka. Wari guhura na Aburahamu ufite imitungo yimutse agiye, ukamubaza utari ko se Aburahamu ugiye mu gihugu utazi, ushaka iki? Gusubiza abantu ntibyari kumvikana, ariko Aburahamu kubera kwizera yemeye kuva muri icyo gihugu cya kavukire aja mu gihugu atazi. Uko niko bashiki bacu bahamagawe n'Imana, ibakura mu miryango, ibakura muri za kamere z'abasekuruza, bitaba umuhamagaro batazi iyo bagiye, ariko bumva iryo jwi. Kuko Aburahamu kwisobanura yaravuga ati hari Imana impamagaye. Bati iyo Mana ni iyihe? Kuko kwa Tera bari bazi gucura ibigirwamana byinshi, ariko yumva ijwi risumba ibigirwamana byose. Hari Imana impamagaye. Ndashima Imana ko abashiki bacu hari Imana yabahamagaye, ikabakura mu miryango, ikabakura mu bisekuruza, ikabakura muri za Karani, bakumva ijwi ry'Imana bakayitaba. Bageze i Kanani, ariko twasoma ijambo ry'Imana ngo Aburahamu ngo ajyana se Tera atinda ahitwa i Harani. Hari abantu benshi bahamagarwa ariko bagatinda i Harani, bagatinda mu rugendo, ariko kuko Imana ifite mu mugambi bivuze vuga ngo Tera amaze gupfa ngo Aburahamu arakomeza agera i Kanani. Ariko hari ijambo ryantangaje
nakuye mu isomo nshaka kubabwira none ahangaha ngo ageze i Kanaani igihugu yaragiye kuragwa kagakondo ye ngo nta nubwo Imana yigeze imuha aho gukandagiza ikirere. Numva ko Imana ikomeye iramukura mu gihugu cyabo cya kavukire imujyane muri Kanaani igihugu agiye kuragwa, ariko nta naho gukandagiza ikirere. Nusoma Bibiliya izakubwira ngo Aburahamu azenguruka Kanaani yahoraga yimura amahembe ngo ashaka gukandagiza ikirere, ashaka gutura, ngo bituma yibera mu mahembe na Isaka na Yakobo ntiyagira aho gutura. Ariko nasomye ijambo ry'Imana irambwira ngo hari icyo Aburahamu yasobanukiwe bituma atubaka Kanaani, bituma adatura Kanaani, ngo yatumbiraga umudugudu Imana yubatse kandi ikawurema. Bwana asifiwe. Hari umudugudu mu Kinyarwanda bavuze ngo yatumbiraga, ariko mu Gifaransa bavuga cité. Hari cité Imana yubatse, Imana niyo engineer, niyo yubatse uwo murwa irongera kandi iwubakisha imfatiro zikomeye. Uwo niwo Aburahamu yatekerezaga, niwe yizeraga, niwe yavuze ati ntabwo ahangaha mpafite gakondo, ahubwo ngo ategereza gakondo yo mu ijuru, ategereza umurwa Imana yubatse kandi ikagira gute ikawurema, ngo bituma avuga kuko ari umusomyi mu kigo. Hari n'abandi benshi babuze aho ngaho, ariko kwishyura gato habuze ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo ngo banabirangizaga biri kure bakabyifuza, bamara kubyifuza bakavuga ngo turi abashyitsi kandi turabimukira. Ngo bavuga gutyo ngo babifuza indi gakondo, ngo gakondo iruta izindi, kandi ngo iyo baza kubona uburyo bwo gusubira muri gakondo ya barabonye uburyo, ariko ngo bahoraga bifuza gakondo yo mu ijuru iruta izindi. Ndashima Imana ko abashiki bacu hari gakondo bari barayishuriwe, hari iyerekwa bari barabonye, hari viziyo bari bafite, hari ijwi bumvishe, hari igihugu bari bategereje, bamwumvishe barakizera, baragikunda, baragikorera, bumva bashaka gutaha. Wari uzi ko n'umunsi wo kugenda bari bafite amakuru, ariko baragenda kandi bagenda baneze kuko bari bategereje gakondo Imana bateguriye. Mirutinde kuba nziza, ngo n'umuntu Imana yagize gute yateguye kuva kera. Haleluya. Ndabizi ko bigoye muri kano kanya, ariko reka duherekeze umukirana, reka tuvuge amagambo akomeye ku rugendo rwa mwene data Serafini. Numvishije ubuhamya buramfasha, yakoreye gakondo, yakoreye iki gihugu. Numvishe ubuhamya bwinshi mu byo bambwiye, ariko ubuhamya bukomeye barambwiye ngo Imana aramubwiye ngo igitabo cyawe kirimo cyaruzuye, ugomba gutaha. Reka tuvuge umukiranutsi kuko yakoreye igihugu cyo mu ijuru, yaragitaje. Igihugu yakoreye yaragitaje, ni gakondo iruta izindi zose zo mu isi. Uyu murwa naragutekereje usanga ni umurwa mwiza cyane, ni umurwa mwiza cyane. Bibiliya yavuze ngo ni Imana yayubatse kandi ikawurema. Mwari muzi ko hari igihe tugera muri uyu mujyi tukabona batima zimwe, tukabona imiturire, tukabona imyubakire, tukabona hari amazu, ukibaza ukuntu bayubatse bikagutangaza. Ariko reka mbabwire ngo ahangaha nta nzu n'imwe ihari yubatswe nk'uko Imana yubatse ijuru. Imana ubwayo niyo enjeniyere w'uwo murwa, niyo yawubatse kandi bimaze kubaka ngo irawurimbisha. Iyo usomye mu Byahishuwe mu gice 21 bazabavuga uwo murwa bakawita amazina atandukanye. Uwo murwa amazina atandukanye. Nasomye mu ijambo ry'Imana ngo uwo murwa ngo witwa ngo ni Yerusalemu konje, ariko ukicumva utangiye gushaka kuruhuka. Kandi hano mu isi nta konje ihari, nta kiruhuko gihari. Umwanditsi w'Abaheburayo igice cya 4 ku murongo wa 9 hazavuga ngo nuko ngo haracyariho ubundi mu ruhukiro, ngo bw'isabato bikiwe abantu b'Imana, kuko ngo uwishiye muri ubwo buruhukiro
nta kindi abategereje, abakeneye kuruhuka kuko n'Imana ubwayo yaruhuse imirimo yabo. Reka mbabwire neza, ahangaha mu isi dufite imiruho. Hari terime mwe mukunda gukoresha mwese kandi abantu benshi bafite. Hari utazi terime yitwa stress. Stress murayizi? Muzi stress? Irahari. Stress irahari. Stress irahari. Stress irahari. Ari umukozi Imana tubwiye ejo bundi kandi niko imeze. Abenshi muri mwebwe mufite abana bari mu gutangira ishuri ku myaka 3. Nibyo? Imyaka ingahe? Imyaka 3. Uyu mwana w'imyaka 3 utangiye ishuri, utangiye kwiga, bamushyira mu Icyongereza, bamushyira mu Igifaransa, abyuka ya masaha, ategereza imodoka yakita musiga, yirirwe ku ishuri adafite ababyeyi. Ese uyu mwana afite stress? Arayifite ntayafite? Nimba atangiye ku myaka 3 azageza ku myaka 30 ameze gute? Kizaba yaramwishe ngo niryo terambere dufite nuko umwana atangira stress y'imyaka 3 ariko haracyariho ubundi buruhukiro. Bene data bamaze kuruhuka bageze muri vacances indeterminée. Umwanditsi Yohana ari kuri Patmos 14:13 aravuga ngo numva ijwi rimbwira ngo none hahirwa abasafira mu mwami. Umwuka arabyikiriza aravuga ngo nibaruhuke imihate yabo kuko imirimo yabo igiye ibakurikiye. Umwuka ngo nibaruhuke imihate yabo. Bamaze kuruhuka, aho bari bararuhutse bategereje guhembwa ibyo bakoreye Imana. Icya gatatu Bene Pate yavuze yuko muri icyo gihugu tuzahozwa n'Uwiteka. Hano mu isi tugira ibihe bikomeye, hano mu isi turababara, hano mu isi duhura n'ibikomeye, hano mu isi duhura n'agahinda, hano mu isi iyi si turimo n'iy'amakuba n'iy'ibyaha. Isi turimo n'iy'amakuba. Iyo mbivuga birandenga. Mfite data wacu ukurikira papa mu myaka 2 abuza abagabo 4 yabyaye, abasore 4 yabyaye, afite abapfakazi 4 mu myaka ingahe 2. Akosa agahinda. Isi turimo n'iy'agahinda, n'iy'amakuba, n'iy'amarira. Ariko Imana ishimwe ko izaduhanagura amarira. Imana ishimwe ko izaduhoza. Imana ishimwe ko izaduhumuriza. Isaya 56 hari umurongo muda cyane wa 12 na 13. Reka ntangize kuri uwo murongo mbereke kuko aya mara dufite ndaturira. Imana ubwayo hari umunsi izaduhoza. Reka tubwire pastori tumubwira ngo hari umunsi Imana aya Maria muhayamurira uyu mubyeyi. Hari umunsi Imana izafata igitambaro ikayabahoza. Bana bacu babuze umubyeyi, hari Imana izaduhumuriza, hari Imana izadusetsa nubwo turi kurira ariko izaduhoza amarira. Isaya 56 umurongo wa 12 na 13 aravuga ngo Uwiteka aravuga ati dore nzahayobora amahoro ameze nk'uruzi, nzabaha ubwiza bw'amahanga bumere nk'umugezi wuzuye. Ibyo nibyo muzoga, muzahagatirwa, muzasimbagizwa ku bibero kuko nyina w'umwana ahumuriza umwana we, niko nzabahumuriza, muzahumurizwa i Yerusalemu. Ababeshiki bacu bavuye muri isi bahuye n'ingorane, bayiririyemo bahuye n'ingorane, ariko Imana ishimwe ko aya masa irimo kubahumuriza, irimo kubasimbagiza, irimo kubahumuriza. Bagati nimuhumure bana bacu, mwahuye n'ingorane zo muri iyi si, mwahuye n'akaga ko muri iyi si, ariko nimuhumure mugeze aho badapfa, mugeze aho batarwara, mugeze aho batababara, barimo barahumurizwa n'Uwiteka Imana yacu. Nasomye ijambo muri Luka, mwese murarizi, hari ubuzima umuntu umwe yabaye mu witwa Lazaro. Bwari ubuzima butameze neza, butoroshe, bubi bw'ubukene cyane, kandi agira n'ibyago byo kubana n'umuturanyi wari umukire. Ariko ngo baraturanye bombi, ariko Imana ni Imana ntigira injustice, Imana irakiranuka.
ngo bukeye umukene wabariye mu isi bararuhuka arasinzira arapfa ariko ngo amaze gupfa ngo aruhukira mu gisa cy'Aburahamu aruhukira mu gisa cy'Aburahamu. Imana izihumuriza abantu bayo urugendo rufite uko byamera kose Imana izaduhumuriza ngo aruhukira mu gisa cy'Aburahamu ngo nawamukire bana mu isezerano rikomeye cyane ngo yitwaga ngo nyamutunzi yari umutunzi nawe ngo arapfa nabo baza bapfa nubwo bagira byinshi ariko nabo baza bapfa ngo nawe arapfa nawe ngo aragenda ajya aho yagiye ariko mu munsi umwe ngo aza kubura amaso ngo arangiza wa mukene wabariye mu isi ngo arangiza ari mu gituza cyane cy'Aburahamu arimo arahumurizwa araruhutse ngo cyo cy'Aburahamu. Birashoboka ko twajya muri iyi si ijuru riti andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati ye ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 14 umurongo wa 13. Ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa 13. Amateka y'umubyeyi wacu Mukantaganzwa Serafina. Mukantaganzwa Serafina ni mwene Gakuba Gerard na Mukankuranga Josephine. Yavutse itariki ya 1 z'ukwa mbere 1968. Yavukiye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi akagari ka Ruhango. Yavutse mu muryango w'abana 7 akaba ari we wari imfura. Yashakanye na Murenzi Eugene mu 1989. Babyaranye abana 9, abahungu 7 n'abakobwa 2. Asize abuzukuru 2. Yize amashuri 8 kuri groupe scolaire Kabugu. Yasoje urugendo rwe rwo kuri iyi si ku itariki 22 z'ukwa kabiri 2025 azize impanuka y'imodoka atabarutse afite imyaka 57. Ubutumwa bw'umukunzi we Pasiteri Murenzi Eugene. Umufasha wanjye nakundaga isi yose ikabimenya. Ndagushimira Imana yakumpaye mu myaka yose tumaranye. Wambereye umugisha umbyarira abahungu n'abakobwa. Ndagushimira ko wambereye umufasha w'intangarugero. Utigeze ugira icyo umbangamiraho. Ndagushimira kandi ko utigeze umbangamira ku muhamagaro wo gukorera Imana kuko twaruzuzanyaga. Ukansengera, ukanshyigikira. Ntabwo wigeze winubira kwakira abashyitsi bose batuganaga. Nakundaga kukubwira ntavuze izina ryawe. Naravugaga Mukangewe bose bakamenya icyo mvuze. Imana yashimye kugucyura twari kumwe none nsigaye njyenyine. Ariko usanze Yesu wadukoye twembi nta kabuza. Nshingiye ku byo tuziranyeho Imana yajyaga itubwira njye nawe irembo ry'ijuru wararitashye. Nzakwibukira kuri byinshi. Nzagukumbura cyane mama w'abana banjye. Uruhukire mu mahoro. Dawidi amaze gukora ibyo Imana ishaka arasinzira ashyirwa kuri ba sekuruza. Ibyakozwe n'intumwa 13:36. Ubutumwa bw'abana be.
mubyeyi mwiza dukunda, dutewe ishema no kwitwa abana bawe. Wadutoje gukunda Imana, gukunda abantu no kubaha umuntu wese. Indangagaciro wadutoje zose tuzazikurikiza mubyeyi dukunda, kandi tuzi aho ugiye ko ari heza. Imirimo myiza wakoze iraguherekeje. Ruhukira mu mahoro mubyeyi wacu dukunda. Ubutumwa bwa mukecuru Margarita Nyiramatama. Mwana wanjye nkunda Serafina, kugeza n'ubu umutima wanjye nturakira uburyo nsize, kandi uzi ukuntu nari merewe. Sinaburanya Imana mwana wanjye, iyaba Imana yatubazaga mfite uko nari guhitamo. Wandereye abisengereza neza, waguye umuryango, none Imana iragusaruye. Itahire uruhukire amahoro, Nyagasani akwiyereke iteka, uruhukire mu mahoro. Ubutumwa bw'abavandimwe. Muvandimwe mwiza, inshuti nziza, mubyeyi mwiza w'inkoramutima yacu, watubereye urugero rwiza, wadukunze urukundo rutagira akagero, watwitangiye muri byinshi, watugiriye inama kenshi, nta wigeze agukenera ngo akubure. Wadukundishije Imana cyane, wakoze imirimo myiza myinshi, none uritaye. Natwe tuzakomeza gutwaza gitwari, ikivi usize tuzacyusa, ntabwo tuzakubera ibigwari, kuko twakwigiyeho byinshi kandi byiza. Ruhukira mu mahoro muvandimwe wacu dukunda. Ubutumwa bw'abari mu kazi. Wadukundaga utarobanura, watubereye umubyeyi mwiza, watubereye aho ababyeyi bacu batari bari. Ntacyo watwimaga ugifite. Inama zawe nziza, urugwiro rwawe, impuhwe, imbabazi n'ubupfura no gukunda Imana nibyo byakuranze. Tuzahora tukwibuka mubyeyi mwiza. Imirimo myiza yakoraga, wakundaga umurimo wo gukora ubudiyakoni, wari umunyamasengesho, wari umuririmbyi, wasuraga abarwayi, ndetse n'indi mirimo myiza wakoraga, no kwita ku babyeyi batwite. Wafashije abakene, kugira inama abato n'abakuru, utarobanura ubutoni, n'ibindi byinshi byiza turabyibuka. Abawe twese tuzahora tukwibuka mubyeyi. Ruhukira mu mahoro mubyeyi wacu. Murakoze. Ngira ngo nyine umuntu agira amateka, ariko mucamake ibyiza byinshi byaranze umubyeyi wacu n'ibyo. Ndagira ngo dukomeze twumva abatanga ubuhamya. Twakire abana bose baraza hano, noneho Fisi niwe uri buze kuvuga mu izina ryabo, ariko abantu bose bari buze. Abavandimwe, abashyitsi, inshuti, ndetse n'abayobozi b'inzego za leta, ndabashimira. By'umwihariko ndabashimira cyane igihe cyose uhereye ku itariki ya 22 ntabwo mwigeze mudutenguha, twabanye namwe. Ndetse nubwo umubyeyi wasigaye
ariwe papa fils yari adahari twarababonye. Imana ikomeze ibahe umugisha. Kuri mama fils ni byinshi twamuvugaho, twarabitangaje, inshuti, abavandimwe, abaturanyi bose barabivuze, ndetse na nimugoroba hashize twakurikiranye documentaire zigiye zitandukanye zimuvugaho, byose twarabivuze. Ndi hano nshimira njye mama fils ni umubyeyi wacu, ariko ni n'umuvandimwe wacu, ntabwo ari mama gusa, abaho bose barabizi. Ku batanzi ni fils Murenzi, ni njye mfura muri uno muryango, ariko ndashimira Imana kuba mama fils yagiye igitabo cye cyuzuye. Ino aksida ikiba nahise mbimenyeshwa, murabyumva mwese, nk'umwana mukuru, biba ngombwa ko ibyo nari ndimo byose mbihagarika, ntitaye ku byo ari byo byose. Hari inshingano umuntu aba arimo biba bigoye kugira ngo zivemo without permission, ariko bakubwiye ngo umubyeyi wawe agize agisida cyangwa se hari ikibaye, nta nubwo bagutangaje ko no hari ikibaye, ntabwo wakomeza ibyo. Nahise mfata iya mbere ndagenda, niyo mubyeyi nimugoroba yabibabwiye, bariya bose bavuye i Kigali baje bahansanga, nabo ubwabo byarabatunguye, kuko ndi umuntu ujya umara amezi 2, amezi 3 ntaragera mu rugo bitewe n'inshingano z'akazi nkora, ariko bibajije uburyo ki bansanze i Rubavu. Naragiye nsanga papa fils ageze ku bitaro, hageragezwa uburyo ki bwose bushoboka bwo kugira ngo yitabweho, kuko we nibura yari agitera akaguru. Hanyuma tumushakira imodoka, tumukorera transfer zihuse, azamuka. Ndashimira umugabo, sinzi niba ari hano, yitwa Philibert, ntabwo muzi, ni ubwa mbere narimo, sinzi wamunyoherereje, je pense que ni beau-frère, umugabo mushiki wanjye, barambwiye bati hari umuntu aho ngaho ugomba kugufasha. Yabikoze nkaho ari beau-frère urimo abikora. Yitwa Philibert, nsabye papa, ashobora kuba atamuzi kuko ntabwo yari ari, ariko bazamumushakire aje mu rugo babonane. Niwe nahaye inshingano zose zo kuva aho impanuka yabereye Rubavu, azamukana na papa fils, njye nsigara nita ku bya papa fils. Ntabwo nari kuzamuka kuko fridge zose za morgue y'Urubavu zari zuzuye,
ababyeyi bafashe ibitanda bagenda babishyira hasi ku murongo ku makara. Ndareba ndavuga nti uko biri kose ntabwo nshobora ngumayo, hanyuma nohereza uwo papa azamukana na papa Fils kandi yahamugejeje neza. Turashimira abaganga babashije kumufasha, right now akaba akiri muzima tumubona imbere yacu. Imana yo mu ijuru ibishimirwe. Mu by'ukuri Mama Fils nk'uko nabitangaje nimugoroba muri documentaire, ntabwo ari umuntu wikunda habe na gato. Ikindi ntabwo yarebaga ku byo afite ngo ahereho agenera abandi, no. Umwana wa kane yabivuze, Jovanis, ni wa muntu twe twashoboraga gukompeninga tukavuga tuti se mama ko ubona natwe dusigaranye ibiro kuko twahawe umugisha, urumva abakozi b'Imana ukuntu Imana igenda igomora inzira. Ntabwo yigeze ahaha ibiro 10, no, yaguraga ibiro 50 by'umuceri, ibiro 50 by'isukari, ibiro 50 bya kawunga, ibiro 100 by'ibirayi. Ibishyimbo byo yaguraga 200. Abacuruza bakavuga barabizi, hari igihe bagira ngo turacuruza kandi tudacuruza. We kubera ko hari amatariki 2 mu kwezi yagira ngo yo gufasha, nibyo navugaga, byagera twabona stock iri hasi. Nababwiye ko ntakunze kuba mpari, ndetse no mu mashuri yanjye menshi ntabwo nakunze kuyiga hano. Hanyuma bakamubwira bwambya se mama ko agira impuhwe zatiza n'ubugi biti, bakamubwira Fils ubu tuvugana mama abantu bamugezemo amezi 6 ntabwo baramwishyura, yabihoreye bigende biti. Cyane cyane niyo nshuti ndi inyuma, niwe nageze aho mw'inshinga ndamubwira nti okay Mama Fils, imiryango y'ubucuruzi nimuvaneho, imiryango y'umukode nimuvaneho, mwebwe mugiye kubimanaginga. Buri mwana ngenda mwandika uyu muryango uzaza wishyuza. Kuko naramuhamagara nkamubwira mama bigeze none ko abana bagiye kujya ku ishuri ukaba utishyuza amazu bakaba bakugezemo amezi, ngo ni umubyeyi ngo ari kuki, niba ari ikiriri, niba ari igisibizi, ubu ntabwo namwishyuza. Nkababwira mwese tubigenze duteze. Papa we yahitaga avuga ngo Imana irishakira inzira, kuko mama niwe uba ufite urufunguzo rwa byose. Papa w'icyitwa inzu cyo hariya yo nta kibazo. Reka. Icyo yakoraga cyo nzi, yaricaraga akabara amafaranga bishyura agakuramo 1/10, ibindi akabibarira. Akabwira ati mujye mumbarire 1/10, niba ni imiryango 5, 8, 10, mubare bakaba 1/10. Yirirwa avugana na Mama Fils ku bijyanye n'inzu, agahora aserera na bano bana bakuru muri ibyo bintu. Byagejeje kugira aho ngaho rero dufata imiryango 2 kugira ngo bikemuke, byo kuba nibura yakavaninga ibyo bintu byose. Aba ariyo dufata turavuga tuti imiryango 2 niyo gukemura bya bibazo by'abatishoboye ba Mama Fils. Mbese n'abishyurira ku gihe, azazaza nyabahe akabaringe wa mudamu uri ku kiriri yavugaga utagomba kwishyura. Wa mudamu ufite umurwayi kwa muganga ntabwo yamwishyuza. No, tubifata gutyo. Buriya hari ukuntu bavuga ngo iyo umuntu yagiye nibwo bamuvuga neza, ariko nk'abatsinda barabizi. Mama Fils
nta satani yagiraga, nta satani yagiraga. Bakimara kudutangaza ko wowe birangiye, mushiki wanjye Claudine yagize ihungabana, arampamagara arira cyane, ndamubwira nti rira ariko bishire, kubera ko ntabwo uri wenyine, yarabaye. Nshimira Imana igihe cyose papa Fisi yari ari kwa muganga aryamye muri koma anayivuyemo, ubwo umubiri wa mama Fisi wari uri muri morgue. Aba bantu bose mubona hano bari bahari, bari bahari. Biragoye kuba wabona abantu bangana gutya baje kubafata mu mugongo nta mubyeyi n'umwe uhari, bihita bigaragaza ishusho y'ababyeyi bacu abaga duhari, ndetse n'abasa nk'abankurikira bakuze ntabwo bari bahari, n'ubundi babaga bari out of country. Ndashimira Imana yuko mama Fisi agiye gutura aheza. Ikindi papa Fisi muramubona hariya, ariko ndabizi neza ko ni bya bindi bya kigabo ntariho, kuko bahuzaga mama Fisi yakundaga gusenga, yarabidutoje twese. Nkanjye nabatijwe 2019, urumva nari ndimo ndasoza amashuri makuru, bya bindi bagusubika ngo batizwa ADPR, akenshi batizwa mufite imyaka 12 urangiza primaire ubatizwa. Ariko kubera ko nari mfite umuryango umwe uri muri Catholique, urumva yaba ari kwa papa Fisi na mama Fisi bose bavuka muri Catholique, ariko baje kuba ADPR. Ubwo rero nakuze mbona amadini nk'atatu iruhande rwanjye, ntibambwira ngo hitamino, baratureka turakora, ariko agakomeza kubwira ngo kora iki, kugeza aho naze kwisanga ndi muri korali kubera we, kuko akenshi ntabwo twabaga turi kumwe na papa bitewe n'imirimo abashinzwe ingo bagira, murabizi muba muri kumwe n'ababyeyi b'abamama. So niwe muntu wadukanguriraga cyane gusenga Imana, mufite gukora amasengesho, mufite kuzaza mbere y'uko nimugoroba mujya kuryama muterane iminota 30 mugasenga byinshi. Imana imuha umugisha kuri buri kimwe. Ikindi ndashimira Imana ko papa Fisi ubu tuvugana nibura yicaye hano, tugiye guherekeza umufasha we ahari, abirebesha amaso. Nagize ikibazo gikomeye njye na oncle ari we Sylvain, ndabwira nti se oncle, kubona papa atarimo areguka, ibyo bintu bikaba bigiye kuba bibiri, biragenda biti, kandi ko ntashobora gukora ikosa ryo kumanura umubiri w'umufasha we mu mva adahari. Ndagusabye uziranye n'abaganga, gerageza ibishoboka byose, hanyuma turebe uburyo ki twamanura umubiri w'umufasha we ahari, nubwo yaba yicaye mu igare.
ariko Imana ni umukozi w'umuhanga arimo aratanga nubwo bitoroshye gusa ni indwanyi nubwo mubona ko ni indwanyi n'abadogiteri yaba ari anti mama Nina yaba ari oncle yaba ari papa Moza aba papa fils bombi Gatsinzi na Vita barabizi abaganga bagiye batwicaza bakatubwira bati uyu mupasiteri ni bose bari bazi ko pasiteri yaba ari shift za nimugoroba amaturu yose yakorwaga ya mu gitondo bazaga kureba pasiteri n'uwo ni umugisha wo kugira ngo turware buri muganga wese uje kuri poste abanze kureba pasiteri bagiye batubwira bati uyu muntu nindwa situzi impamvu arimo ararwana n'ubuzima kugira ngo agaruke uko twibazaga ngo umufasha we aragenda adahari biramera biti nawe ubwe mu mutima we yarwanaga no kugira ngo abyuke arwana no kugira ngo abyuke ndamushimira yarwaye Gitwari kandi Imana izamufasha ntahazajya Imana ntabwo yakwemera ko abagendera rimwe yego nibyo dushimira Imana cyane twakabaye duhagaze hano ari mwe dufite twe mwenyine natwe turi hano twenyine ariko Imana yaramuzigamye nibihembwe icyubahiro ndabashimiye by'umwihariko nshimiye abadufashe mu mugongo kuva ku itariki 22 ubwo ndimo ndavuga batsinda yose kuko njye narababonye harimo n'abayobozi bacu bari hano ba executive b'umurenge n'akagari Imana ibahugisha mwebwe abashumba batugezeho tukiri Rubavu iryo joro murumva umushumba ujya gufata initiative yo guhaguruka saa 6 z'ijoro aje kuza kureba intama ze sinzi niba mu bintu Valere araryamye arabyumvishe bashatse uburyo ki bahita bahaguruka ayo masaha baraje twararanye paka tugejejeje imibiri y'abacu hano mu gitondo mu masaha ya z'ijoro nabo nibwo bagiye kuryama Imana ibaha umugisha utagabanije twavuga byinshi gusa ndakomeza barumuna banjye bashiki banjye mwarabibonye ntabwo muri mwenyine right yego ntabwo muri mwenyine kandi Imana yabazigamiye papa fils arahari urukundo mu bafisi yabakundaga nawe murabizi ko ni bamwe mukomere imbere ni heza kandi inzira mu bafisi yabatoje aba ariyo gukomeza ni ugukurikira Yesu kandi mugakunda abantu mugakunda gufasha inzira n'amasomo yagiye abaha aba aribyo muzakurikiza ndongera ndababwira ntabwo muri mwenyine yego Imana ibaha umugisha amafisi Imana nawe urukundo ridashira murakoze byari byoroshye ibyo tubona ko bikomeye Imana yo igiye ihindura byoroshye mu mvugo njya nkunda kugira njya nkunda kubwira abantu tukatuganira twebwe abantu tujya tubura uko tugira ariko Imana yo ntijya ibura uko igira irihagije irashoboye iragahora ku ngoma amavi yose ajya ahora yipfukamira kandi indimi zijya zihora zivuga ko ari umunani ubwami bwayo ntibuzahanguka iteka itangira ikabagiherezo naratangaye tujya gufata urugendo kuri 22 z'uko tutasenze hari abajya bakubita imbere y'Imana ngo atubwire Imana ivuga ishatse ushobora kuyimara ukwezi imbere ntivuge ikakwihorera igakora ibyo yagambiriye twaratitirije icyo yavugaga ni kimwe gusa timufite ubukwe bwihuse mu rugo ntiyavugaga hirya ni mu rugo
tukayishima nareba ibisore byanjye shaka umukwe uri hose. Uyu mukobwa wanjye rero nakundaga kumwita umukobwa wanjye cyangwa se mukangewe, no kuko telefone narahamagaraga nti umukobwa wanjye. Yarantangaje, yari afite kwizera. Ikimara kutubwira gutyo yarambwira ati sheri wanjye rero nikanya ejo bundi zana amafaranga tugura ikijerekani, dore umukobwa twaramushyingiye, tugura ikijerekani, tugura amasuka, tugura ibya bindi byose bifatiremo, tubijyane mu cyumba cy'amasengesho, ubundi tubyereke Imana ihitirema. Ndahari kabisa. Bitahira aho ngaho Imana yabarebye tubwamwe muvuzi byanyu. Nuko twabitekerezaga ntiyagira icyo tubwira ku rugendo kuko yari yarateguye ibyayo. Uyu mukobwa wanjye rero nshimiye Imana yamumpaye ubusore bwanjye. Imana ijya yitoranyiriza umuntu ikamugenera igeno rimukwiye. Yari umukobwa mwiza, ubwo ufite tayi nziza. Reka mbabwire, yarambaraga akaberwa, akavuga neza, ntabwo nzabyibagira. Bamaze kumbwira ko umwuka waheze, nahise nibuka ahantu hambere twabonaniye kugira ngo ajye mu mutima wanjye. Ntabwo byoroshye. Niyo mpamvu mbabwira nti Imana iratangaje. Mureke mbibabwire kuko byuzuye umutima wanjye. Nari nicaye kwa mama mutoya Kantemba, nagiye kumusura nk'umwana we, ariko ababyeyi bandi bari baritaye. Nicariye ku muryango aturiye umuhanda, mbona umukobwa aturutse hakurya, mureba n'amaso yanjye, aho bitaga kwa Charlotte hari kwa nyirakuru. Reka mbabwire, umutima wanjye wose wahite wuzura we. Sinigeze muvugisha ncaho, aratambuka agiye yigiraga, aragaruka nongera ncaho, yambuka umuhanda asubira kwa nyirakuru mureba. Umutima wanjye numva uramukunze, nta kindi nakoze. Nabajije mukecuru wanjye uriya mukobwa nuwe. Yarambwiye ati rero mwana wanjye, uriya mukobwa ati uriya mukobwa si nk'ab'iki gihe, na kera habagaho ibikoryo n'ibirumbo. Ati si nk'ab'iki gihe ubona, ati uriya niyoroshye, ni wembwe. Atangira Imana. Kuva ubwo umutima wanjye numva arawuzuye, naho niwe Imana yanteganyije. Nshimiye Imana kuko yantoranyirije neza. Tumaze gushakana yageze muri bashiki banjye na barumuna banjye arabarera. Imana iramushyigikira, turabashyingira. Imana iradushyigikira, yagura umuryango, turabyara. Mwababona, ya n'umuryango mugari, dushobora gutura ku gasozi tukakuzura. Ikindi nshima Imana yamushyizemo mu muhamagaro nari mfite wo gukorera Imana.
nahamagawe ndi umudiyakoni. yambonaga mu rugo, hari igihe yigeze kugenda abwira mukecuru Margarita mama w'uyu ati ndatashye, umugabo ntarya mu rugo, turarya tukiryamira. Mukecuru arampamagara, negera umukobwa wanjye turaganira. ubwo yari atarakizwa, njye nari narakijijwe. Imana yo mu ijuru ireba mu mutima, iramwisangira ubwe, abona Imana n'amaso ye, abona Yesu n'amaso ye, ijuru riramukingukira n'amaso ye. ntashye nsanga umuntu yahindutse, ahubwo ari mu mwuka we. bya bindi yavuga ngo ndamubangamiye, tuba turabihuje. Haleluya. arambohora mu gukorera Imana, ahaguruka ubwo ari umunyamasengesho asenga Imana, nanjye ndamubohora, tubana neza. abana barabizi, yewe n'abaturanyi, kuva dushakana nta burakari, nta munkanyari ngo turebana gutya, ahubwo nishira ishusho niyitahire neza. nshimiye Imana kuko yampembye neza, kampa umuntu wanyubatse mu murimo wa data, ndetse akanyagurira umuryango, urugo rwanjye rukaba rukomeye. Imana ishimwe. ndabashimiye mwebwe mwese mwatubaye hafi, mwatubaye hafi, cyane cyane uyu muvandimwe Gatera, numvise ko atari bugufi, ariko ubutumwa aramubwira ngo nihangane, ati turi kumwe. reka mbabwire, byanyibukije byinshi nkimara kumva amagambo ye antumyeho. nibuka papa we ukuntu yabanaga na papa. papa yakundaga inka, nanjye narazikundaga. inka zizanye iwacu tukaziragira. bahise wenda ubizi shabita. ibuka bamereye n'abana bose banyense baza kugemura amata iwacu inka zabo. ndavuga ni wa mutima w'abasaza barabumase n'umubano urimo. ndavuga ngo Mana ukomeze uwo muryango, uwo mutima bazawuhorana. nshimiye Imana yo mu ijuru yakoze ibyo byose. mwebwe mwese Imana ibabera umugisha, ijye ibareba neza, ibiteho mu buryo bwose. ikiganza cy'Imana kijye gihora kibatwikiriye. murakoze. ko Imana ishobora byose, ko bidashobokera abantu Imana irabishoboye. kamanzi nshimwe, nongera gushimira Paruwasi Gasave ya ADEPR, nshimire Batsindana Giheka, by'umwihariko nshimira abanyakabugu bose. nagira ngo bishobotse, hari abanyakabugu bari hano, kabaze nkana mushyire akaboko hejuru ndebe. ntacyo mfite ntawe, ariko ijuru rizagira icyo ribahereza. iyi nkuru koko yabaye kuri 22 ukwezi gushize, itugeraho batubwira ko abaturage bacu bakoze impanuka. rimwe nabimenye mu masaa 11 n'igice, ariko nari ntameze neza, nari ndwaye, kuko ndibuka ko bantwaye kwa muganga saa 7 n'igice z'ijoro, nta mbaraga. ariko ndashimira Imana ko yaje gutanga imbaraga, yakoze icyo yagombaga gukora, kuko Imana ntiburanwa, ntabwo tujya mu manza nayo. nahoze nsoma indirimbo ya 82, mbaze niba ari ugushima Imana, niba ari agakiza, gushima Imana nayo. igitero cya kane ni indirimbo nziza cyane, ikunda kunyubaka,
aho bavuga ngo no mu ipfa ryanjye Yesu uzambe bugufi, urupfu n'insinda uzamara ubwoba, kuko umubiri wanjye uzabora ukavaho, nyamara nzakubona mu maso mukize. Uyu mubyeyi wacu yaratashye, yararuhutse, azabona Imana, kandi natwe nitwihana tuzabana nawe. Umukoro dufite n'umwe, ni uwo kugira ngo twe dukiranuke, kugira ngo tuzongere kumubona. Twagerageje gukora ibyo dushobora nk'abayobozi n'abana b'abantu, ariko inshuro zose ngira ngo twaje hafi hano, uretse umwe muri batandatu bagiye, isanduku zose zaje amagambo yaravuze twarize, keretse umwana wo kurimbuka, keretse umwana wo kurimbuka. Imana yigize baza Kayini iramubwira ngo byose bituga tugira ugirwe umutima wawe, ariko Kayini yanze kumva icyo agomba gukora. Umwana wo kurimbuka rero akwiye gukurwaho, twese tugahabwa ubugingo. Ndagira ngo mbashimire cyane, kuko ibyatambutse byose twarabibonye, kandi natwe twarabaye. Igikomeye ni kimwe gusa, nuko umunyabyaha akwiye kwatura ibyaha bye, akereka Kristo ko ari umunyabyaha, hanyuma Kristo akamubabarira cyonyine gusa, agahabwa ubugingo buhoraho. Ikirenze icyo ni uko uyu muryango wa Murenzi ubu nibwo dukenewe cyane kurushaho ikindi gihe. Niba turi abakristo koko b'abatahajuru, iki nicyo gihe badukeneyeho, nibura nimugoroba kuhaca, kuko naho ejo hari aho twari twagiye gusura mu tubaraga nyine nari mfite, hari aho twagiye gusura bigasanze bagize ibyago nabo bari kumwe, ariko burya twese turataha. Nkunda kubibabwira kuko ngo ndumva naniwe, kuko ari wowe utagize ikibazo, kuko twese turemye nabi. Ngo ngewe ngo ndumva naniwe, ndumva umutwe undiye, ariko nyiri ibyago aguma aho ngaho. Siko twese tumeze, ariko dukwiye kwikuramo ikintu kimeze uko nguko, kuko turarwaye, mfite ibitotsi iby'umubwiriza avugaga, stress ziranyishe, umwana w'umuntu kurinda avuka kurinda apfa, stress zo ntizizabura. Icyo mbabwiye kimwe nuko twizera Imana tukazabana nayo. Niba uri umuyobozi ugaca imanza zitabera, niba uri umukristo ukarenganira imfubyi n'abapfakazi, ukarengera buri umwe wese, ukagirira neza utitaye uwo ari we wese, iyo niyo myambaro y'abera, niyo idukwira. Tuzapfa, uwavutse wese azapfa, ariko ubu ni ukuvuga ngo noneho bizagenda gute? Umuryango wa Murenzi mukomere n'abana, ibyo abantu batakora Imana izabikora, ibyo twe tutazakora ijuru rizabana nawe. Icyo cyo ndakizeye, icyo tutabasha kubahumurizaho ijuru rizabikora, kuko ni inshingano yayo, ntabwo yaturemye ngo duterere. Rero mukomere, yakoze imirimo yagombaga gukora uyu mubyeyi mu nzego z'umuryango, mu nzego z'abagore. Icyo yagombaga gukora yagize gute? Yaragikoze. Yaba ari umuganga, icyo yagombaga gukora yaragikoze. Mu isi no mu itorero yakoze icyo yagombaga gukora. Ahubwo umukoro wawe ni uwo nguwo, nawe tunganya imyambaro yawe kugira ngo ikamba ryawe ritangirika. Icyo duhamagarirwa uyu munsi. So amasaha yagiye, ibyo tutaganiriye mu isi. Urugendo twagendanye iminsi 15 mwatubaye hafi, muradushyigikira, muradukomeza, muraduhumuriza. Kanshimire Murenzi Eugene, nubwo ari mubyara wanjye, ariko si byo ugiye mufata nka mukuru wanjye, kubera ko niwe mugabo dusigaranye mu bakuru, ngisha inama n'ibindi byinshi. Mushimire rero umunsi twamaranye mu bitaro, abaganga baraduhisha ibanga ryo kumubwira buriya butumwa bukakaye. Umunsi nari kumwe na Fisi n'abadokiteri batatu, bansaba ko njya kumubwira iryo jambo nicaye ku ntebe. Ryari rikomeye. Base rero maze kurimubwira, yagiye ahantu hakomeye, mbona bibaye bibi. Ariko abaganga Imana yabahaye ubwenge bukomeye, barongera baramuriyanima, asubira ku murongo. Ndagushimira Pastor, uri imfura kabisa. Kirya gihe wari ugiye burundu, ariko warahabaye, Imana yarahabaye irakurengera. Itorero ryacu Mushumba nimugoroba narembe ivuze,
nanjye nabaye umushumba bizi twarakoranye ariko buriya butwari bwari ririya joro sinari kubushobora jyewe. Imana yagushyizemo urukundo rwo gukunda itorero, Imana igumugisha mwinshi. Wagiye hari abari Nairobi, hari abari Dar es Salaam, hari abari ku ishuri. Ibi byumweru bibiri tumaranye ndabashimiye kandi muzakomeze kuba intwari. Ndabashimira rwose kubera yuko mwaragaragaje ubutwari nta cyabatunguye kubera gusenga. Ubuyobozi rero bwiza bw'igihugu uwo munsi bamuzana ngewe nshima nuko igihe bamunyuzaga mu byuma muri za scanner n'ahandi, Dr. wari uhari yambaye amahirwe yo kwinjira muri sale arimo gukonsultamo ibyo bizaba. Ngira amahirwe mbona ko umutwe ntacyo wabaye, anyereka urumva nge simbizi ibintu by'ubuganga, ariko akambwira ati toraha nta kibazo, nta kibazo, ariko n'ubuyobozi bwiza. Ndiye se wabona Dr. akwinjiza muri ofisi yiwe aho arimo guproject ibintu akabikwereka ngo humura. Ndabishimira leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda ikora iki kintu. Reka nongere nshimire uyu muvandimwe wacu Gatere Jide. Ibi byago bikimara kuba yarampamagaye arambwira ati se mumeze mute, ni muhumure, namenye amakuba yabaye, ntabwo mpari ndi hanze ariko muhumure turi kumwe, turagushimiye tubikuye ku mutima. Ntabwo ari umuryango wa Murenzi gusa kuko iriya miryango yose yagize ibyago yarayitabaye, yarayihumurije, uko yadufashije niko yafashije n'abandi bose bagize ibyago. Akwiye gushimirwa, Imana imuhe umugisha, cyane cyane ko buriya iyo musabira umugisha umuntu ibyiza akora arabibona. Nongera gushimira ubuyobozi bw'igihugu kubera ko umurenge wa Kinyinya n'akagari na njyanama zitandukanye n'inzego zikurikiranye badukoreye ikiriyo, badukorera ihema ahantu hamwe, tugenda duherekeranya uko umuntu tumuherekeje tubana nabo. Executive tubashimira ko batubaye hafi kandi nibyo ni inshingano, ariko namwe si bose babikora, ahubwo n'umutima mwatugaragarije, Imana ibahe umugisha. Rero mfite byinshi byo kuvuga, ariko kubera ko abantu bagiye gusezera n'iminota, hari abamurwaje, hari abamusengeye, hari abamusuye, hari abadufashije, ntacyo nabona avuga, ntacyo dushinja Imana. Twabonye ko twahisemo umuryango mwiza wo kuba abana b'Imana. Namwe rwose ndabifuriza kuzayoboka umuryango mwiza w'abana b'Imana. Ndifuza yuko rero soza ibindi ndaza kubivugira usororo. Mwakoze kudutabara, Imana ibahe umugisha. Ibihe bidashira, Imana yabanye natwe mu gihe cy'amage, mu gihe cy'ibibazo, mu gihe cy'ingorane, mu gihe cy'akaga. Wabanye n'umuryango wa Murenzi na Serafine, twabanye nabo, twarasenganye, twasangiye igaburo ryera, twakoranye ibiterane, twarasangiye, twatahanye amakwe, twubakanye insengero, twakoranye umurimo w'Imana, twavuganye ubutumwa aho byashobokaga n'aho bitashobokaga, kandi Imana yagiye ibana natwe. Barabahuje, barabana, baha imirimo yo gukora, kandi iyo mirimo bayikoreshereje muri Imana. Ariko dusigiye abana, kandi niwo mukoro ukomeye. Uyu niwe mugisha mu gihe kizaza, abuzukuru, abandi bazabyara abandi bana, generasiyo ya Murenzi ishingiye aha hantu. Natwe turabasengeye, tubaramutse ibiganza, turabasengeye, mu izina
yakore uzakomeze kwitura kuno kugira ngo ziriya kiza kandi ubagirire neza imitima yawe yagure cyane imitima yawe kwishimira cyane kandi ubutumwa bwiza bumvise buzagira agaciro ugenda uzafashe pasiteri murenzi uzafashe n'abana be bagiye kubana n'urugo bana uzashyira bwiza hagati yabo uzirukana imyuka mibi yose urugo kandi imbaraga zawe zizagaragare ku bugaragu bwawe ndetse n'ababana ndetse n'abuzukuru basigaye mwami yesu ntibazajya basenga bakubone nibavuga bakumve kandi rwose imibereho yabo yose izagira imbaraga kandi uzagura umuryango imbaraga z'Imana zabagaragareho kandi nk'uko babyemeje ubuhamya twasomye bavuze ngo ntibazaba ibigwari uzabagira intwari uzabagira abana beza uzabagira abana bumvira uzabarinda ibiyobyabwenge uzabarinda imyuka mibi uzabarinda ikintu cyose cyatuma batazira cyangwa bahunga inshingano zo kuba umwana w'Imana urakoze kubyumvise natwe tubasaba imigisha nk'abashumba tubarambye ibiganza kandi turabingingira mu gihe nikigera tuzabona ibirori byabo byiza nk'uko se yabyifuzaga urakoze mu izina rya Kristo mwami nimwo tubisenze amen iriya nzira rwose muyiduhe abakameramani bahagarare mu buryo abantu batambuka
ari gufata iki gice cyawe azabona n'abazabona nyiramishu bazabanayo bazabanayo mugambi bwawe haleluya bazaba batagitandukana kubw'umusaraba atuzanire zandabo bwira w'ababyeyi zandabo ozeyo natwe kubw'umusaraba uzadusohozeyo natwe kira mikrofone nk'uko rero vuga birombe nta kundi bibiliya ivuga ko umubiri twambaye ari igitaka ni nayo mpamvu umuntu ari imbere iki gitaka nicyo tugendana ni nayo mpamvu umuntu yoga mu gitondo na nimugoroba ni ukugira ngo akureho ibitaka byasanze byene wabo hanyuma rero uyu ntabwo ari Serafine uri hano ni isarubeti yari yambaye ni ikote yari yambaye Serafine hari aho Imana yamuteguriye ari ariko nk'uko pasiteri ijambo dusomeye mu rusengero mwaryibutse yavuze ngo Aburahamu ngo ajya gusaba ahantu ahamba Sara ngo kugira ngo amwivane iruhande siko twasomye ngo kugira ngo agire gute amwivane iruhande niko pasiteri abisomeye turi mu rusengero ubu rero Serafine twamukundaga ariko ntitwamugumisha iruhande rwacu ubu ni ukugira ngo tumwivane iruhande aruhukira aha iyi mvi mubike umunsi w'umuzuko izaturye asanganire Yesu dushubije rero igitaka mu gitaka dushubije umubiri aho waturutse Imana ibagurishe abashumba ndetse na Pastor Murezi mwegera hino wakoreye umwami wawe sinzira ruhukira mu mahoro Yesu nazuza amusanga iyo mikrofone abaririmbyi 218 musezera abana musezere yegereza abana basezere abamara gusezera ndamuzi papa fisi uhagarariye umubyeyi uhagarariye Pastor Murenzi musikoreho murebe hano nawe mureba hano wegere hepfo yarangiye Pastor